umwana yabaye ndaho muri ko mbonye ariko ikintu ushaka kumubona yaragiye kugeza ku kindi kwashanga babonye kubona yaje kumenya ihangane kuko azanagaruka ntabwo twakora ko urugendo rwacu tureba bakira nkagiye nkabitegura ko nazakubwira igihe tuzashyira nta kibazo niba ari ko bikora mbwira papa yuzuye ndakumva hari imiti mugomba kugura hanze kugira ngo dutere rozine mwaramutindanye urabona yuko kugira ngo turebe ko twamubonera ni imiti bwo kugisa mugabo ngwino ngiye menye kwandikira ubise ko njye gutwite nuramuka ubimubwiye uzaba wirebera uzakureba niko urakurikira simbaza rwose reka mubwire ukuntu byagenze mbabarira n'uburangazi nagize bw'uyu muntu rwose mbabarira ndakwiriye aha turi kwa muganga none se urambabariye tuzasubiramo turi mu rugo reka rozine abanza ashyira none se urambabariye ahubwo nakumva ko turi kwa muganga urambabariye twabwira icyo cyatwitse rozine nyine muntu kuri kubwira ko mbabariye ntacyo wayibonye tuyibonye bamwe mu yakanya nta kibazo naho ubundi ibintu birashyushye kandi bimeze neza kabisa nyine tugomba kwitegura boni akarongora rozine papa boni ye ntabwo mbyemera igihe ntarabona ibimenyetso simusiga bigaragaza rozine nyawe sinshobora kubyemera urumva byose ndabivamo ntabwo ngiye kuzibabariza umwana ubuziraherezo hejuru y'amafoto ariko mama boni zagereka ibintu byo kuremereza ibintu ukareka umwana akarongora ibintu bikarangira ngewe se ndabyanze icyo nanga ko ari amafuti rega mama wa mukobwa niwe rozine kuko uwo wambwiraga ko ari we nagezeyo nsanga yaranagiye boni ngiye kubikurikiranira hafi ngeze guha uburenganzira bwo kurongora kandi ukarongora rozine cyangwa jyewe ni ukubona uwo nkunda umva mwana ndabikurikirana mu minsi igahe ndaba nguhaye igisubizo ko waritsinze
kurindagiza umwana rwose uyobewe ko yenda gusubira mu Bwongereza ahubwo uri uragumya kumurindagiza gusa waretse umwana akarongora ibintu bikavaho rwose ntabwo wakaniye sinshobora ariko mama Boni wambabariye kuko ukareka umwana akarongora ibintu bikarangira rwose nawe akitwa umugabo waretse umwana agakora ubukwe ntabwo wakaniye papa Boni ntabwo wakaniye ibintu bikavaho bikarangira mbabarira rwose n'imbabazi ngo reka umwana akora ubukwe agiye kwiga reka yewe ibyo unkorera ntabwo ari ibyo umenya ko ibyo unkorera umuhemukira kabisa Mana ndakwinginze ngwino ntabare ko numva umwana wanjye afite ikibazo wantabaye ese Mana ni muzima fasha Mana muri uru rugamba rwose reka nkubwire ukuntu byagenze nasohotse mu gikoni ifite amazi nawe aza yihuta ariya mazi turakubitana amazi amumenekaho mu kumumenekaho nta kintu nawe yigeze ambwira yaracitse ariko nabibonye ejo rwose ni ukuri mbabarira wenda ku burangazi bwe ubwo nagize ariko ntabwo yigeze abimbwira rwose ni ukuri ndakwinginze mbabarira ntabwo nabikoze mbishaka pe mbabarira ariko kiko wambwire yuko umuntu gushya bene kariya kageni akamara igihe kingana cy'igisebe kigera aho kigera hariya hana n'umuntu mu nzu kambwira ko utabizi sumva wumariye nanjye nakubwiye yuko atigeze ambwira ko bihise bimera kuriya yagumye mu cyumba nabibonye ejo nibwo nahitaga ntangira kumusigaho iriya miti oya rwose ni ukuri mbabarira kwa muganga mbabarira ni ukuri amari uraho papa ari karame Rosine ngo yarahiye Rosine yagize ikibazo cy'ubushye ariko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane abaganga barimo kumwitaho ku buryo mu gihe gito araza kuba akize mwanyereka aho aherereye se nkamureba nta muntu uri kujyayo mureke yihuse ndumva nta kibazo utambuka umusuhuze arahariye muri icyo cyumba reba ukuntu umusuzuguje uriya mukozi ariko si gusuzuma umuntu kumva iki kibazo kiri muri iki baje kumvira
azakira. muri iki cyumba ngiye kwirwariza umwana agiye nyine umugome we ibi ni ibyo wabikoze uretse kizagukandagiye ukongera ukongera umwana ntabwo nagomba kumusakuriza urasakuriza n'ubirwaye nimba uzi kuri nyina urabona uri kumusakuriza uri kumumena amatwi uri kurira umva sohoka sohoka nawe ari wowe burya si buno sohoka kuzoroherwa ngo sohoka kiravaho urimo urasakuza genda gake mbona ni kugiye kugira neza ndagampagazeho nawe warayihana sohoka ntagiye kimenya ko ibi bintu atari we wabikoze wa mugome we wa murozi we ubona mugirire ku cy'umwana ntazindi bamena amatwi isi nzayakumena uretse ibyo wivugisha urimo n'ukurwiyana wanjye wamugirira genda si wabibonye se ikindi ni iki sohoka nawe sohoka rwazigiye wamurya ndabona umurya akiri muzima reka ngende uwakugize inyama mwana wakomeza kushushu Yesu ndakuriye bonde nanaguheka mu mugongo wanjye nanjye nta yindi shobora urya n'uwo nakuriye mu nda nuko mubwira ibintu nk'ibyumve nanjye ntabwo mba ashaka kukubaza ariko mutazajya ubyemera tuzajya duhangana ngahihangana turi kumwe n'abaganga mu kanya bagiye wita wongera bagusigire umuti ugahita ukira sibyo kapari numva ko wigenje ibindi bisura bishobora byo papa Linda Karame iyo umupasiteri ni wa wundi wasengeye Boni arahumuka nibyo ubu rero nari muzanye ngo sengere na Rosine areba icyo Imana yakora ko yari yashoboye ibitari ibisebe se ubu ngubu ibi by'ibisebe byarabishobora Pasani kare Imana ikorera muri we ishobora byose Pasani kare mu dusengere natwe murabona ikibazo umwana yagize ahari Imana yakwegura muri mwe gukora ibitangaza tukabona ukoko kwayo icyo ngira ngo mbabwire ni kimwe gusa nuko twese tugomba kubona umwanya umwe amen ndashaka ngo muzamure imitima yanyu twese turi mu mwanya umwe ndabyibuka igihe kimwe abigishwa ba Yesu ubwo bari mu mwanya umwe Mwuka w'Imana yamanutse buri rurimi rwose rugendagenda ku muntu haleluya buri muntu wese ururimi rw'umwuka wera rw'umuriro rumuzaho amen ndagira ngo turi mu mwanya umwe tugiye guhamagara imbaraga z'Imana ndazi neza ko hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora haleluya amen rata mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nazi neza yuko abaganga bajya bakora imirimo yabo kandi bashyizweho nawe
ariko nagira ngo uyu munsi wimanukire ndaguhamagaye muri aka kanya mwami Imana nyir'ingabo ndazi neza kujya ukora ibintu bitangaje ibintu bigahinduka mu munota umwe ndaguhamagaye umunota mu izina rya Yesu ngwino wigaragaze wishyire icyubahiro ndafashe imbaraga zose z'abadayimoni imbaraga z'ubumuga imbaraga z'ubushi imbaraga zo kubabara zose ndafata mu izina rya Yesu ndahamagaye imbaraga z'Imana amaraso ya Yesu ukiza ku Uwiteka Imana imbaraga zawe ikaba zuzima ukiza zise ndambuye ibiganza byanjye kuri umwana w'umukobwa ndategeka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nirukanye imbaraga z'ubumuga ku buzima bwawe ndategeka imbaraga zose iz'ubutware iz'umwijima iz'abazimu iz'imyuka yose iz'ububabare iz'uburibwe iz'ubumuga iz'ubuse zose ndazitegeka mu izina rya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu wowe ndagushima Mana ndagushima Yesu uri Mana nziza ushima Baba Yesu amen kuvuze yuko uyu muntu ayihanze amaso ntabwo ujya umukoze isoni na gato Baba Yesu Kristo agacyubahiro nyir'ingabo agacyubahiro amen umwana wanjye mfate Imana guha umugisha aramugisha namwe kandi zino imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Imana turazibonye Murakoze cyane mvuga Imana ikoze imirimo aramukijije imbaraga z'Imana reka kw'Imana icyubahiro rwose haleluya reka kw'Imana icyubahiro amen amen uzi umukobwa uhita ukizwa Imana impamvu ikoze ibi ni ukugira ngo ube umukozi w'Imana amina mfate Imana guha umugisha mfite imirimo myinshi ngiyemo mfite abandi barwayi ngiye gusengera mwihangane mwihangane turi kumwe baye nzagaruka kugusura papa Linda ngaho baherekeza Nilo Yesu ni byose nta kimurusha imbaraga hano Imana ihabwa icyubahiro umwanzi yaciye ako ariko Imana iciye akanzu haleluya mwana ishima umunezero Imana ikoze ibitangaza papa kuba mbwiye ko ibintu wabikurikiranye kuki bigeze hano usa ntamenya kuba imyaka ubuzima ariko Boni ugatinyuka ukavuga gutya koko noneho nkaso genda gutegetse ugomba kurongora uriya mukobwa byanga bikunda cyangwa uzarorere uzarebe papa niba ari ukubitekereza numva wibeshye Boni usigaye usuzugura akageni kagana gutya ngo ntabwo ushobora kubikora ngo ntabwo uzamurongora ubu reka tuzareba papa mbabare ntabwo ari ukugusuzugura ariko mu gihe ntaramenya ukuri ntabwo nshobora kubikora uzarorere nzakwereka ugaye akamuhata shaka ugaye akamuhata
bari jona nawe aryohewe no gusoma ku kanyamakuru nawe ukurikije ikintu rwose kiryoheye amaso nawe ariko nabona bikumereye nabi hano aha ngaha harimo kuganiriza n'ibintu biruma rwanda cyangwa ndabikora gusoma amazi nakundaga kuzikorera umutunzi hano hanze imbere zabo gukora imyenda y'abana ese mama Linda ko usiko niba bagiye kumuseka uriya mupasiteri yarantunguye pe sinari nzi ko mu isi y'Imana kiri abakozi b'Imana bameze kuriya bari umwuka w'Imana ameze kuriya agira ngo niriya ku musozi Karumeli nubwo usenga igitangaza ako kanya kigahita gikoreka Imana yakira hambaye pe wabwirwa n'iki se nimba ari Imana cyangwa nimba atari abadayimoni bamukoresheje mama Linda ukunda gupinga gusa wowe uriya mukobwa wawe mufite ibice itari myiza kandi ivanzemo n'ubugome budasobanutse kuki mufata rozine bene kariya kageni mubiterwa n'iki papa ari nakubwiye ko bitazongera ngiye kumufata neza pe mugomba guha umutekano rozine akishima ese ubu nimujye ko ari imfubyi kuki mufata kuriya papa kuki umbwira bene ayo magambo none ubona njye ntari umubyeyi mama Linda kamubwiza ukuri nimongera hari ikintu kibi mwongeye gukora kuri wa mwana w'umukobwa rozine njye nawe bizaba bibi urabona ibereye komeza ukore amasuku yawe Roli. Komera. Amakuru yawe. Meze neza? Ya. Ndabibona haje kureba rozine cyane rwose nari maze namubona mbaga mukumbuye okay gusa mu minsi ishize yagize akabazo k'ubushye hanyuma ajya kwa muganga ariko ubu ni muzima ari hano mu rugo ariko umutambi yamuze ko inshuti yawe nabyangana muri amakuru ntabwo yamenye wani mwaje ni karibu wani karibu mwari muri aho akavura karagwa sinanga bimaze iminsi natwe yarahageze nubwo hari akazuba gake ntabwo wari kugenda ujya ku kazi ntabwo nagenda naganirije uyu mwana ariko twari kubikora ntacyo nangereka boni abasaza se bameze neza nabura bameze neza barakomeye yaratambutse iminsi rero tutabona ariko ndabona uri umusore ntacyo karame yirinda agasimbuka yari arimo arakora turangije agaragaritse nabi Linda simbuka urebe rozine azaganira anakacyaye nateguye tukaza uriya mukozi wanyu w'inzobere arashya abandi
oya twaramwirukanye uriya ari amaze kuganisha ndamwirukana